Ibihe byiza kuri wowe ukurikiranye ibiganiro bya Kamatoki TV, njye ni Bosco Nsabimana. Nk'uko mubimenyereye, inkuru ziba ari akagaruka kuri iyi channel ya Kamatoki TV, kandi tubagezaho inkuru zizewe kandi nziza cyane. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, reka ukande subscribe cyangwa like kugira ngo ujye ubona ibiganiro n'inkuru zacu za buri munsi. Tugiye kurebera hamwe udukoryo n'udutangaza n'udushya twose twabereye mu bukwe bwa Nyagiso. Uyu munsi nibwo bamaze gushyira hanze amafoto y'ubukwe bwabo bwabaye tariki 27 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2024, bivuze ko ari ku munsi w'ejo hashize. Ubu rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe utwo dukoryo n'ubukwe aho bwabereye. Turaza kandi kurebera hamwe by'umwihariko icyatumye ubu bukwe butagaragazwa cyane cyangwa se budatangazwa cyane. Ibi byose turagenda tubigarukaho. Ni nyuma y'uko nawe yaratangiye kugenda agaruka mu rutonde rw'abasore batinze gushaka, aho King James wari ubimburiye abandi nawe yemeje yuko mu minsi iri imbere agiye gukora ubukwe n'umukunzi wiwe. Ngira ngo naberetse amafoto yabo we na fiancé wiwe. Nyuma ya King James kandi hazakurikiraho Tuti Brown ndetse na Nyambo, Miss Nyambo usanzwe ukina muri filime Ibanga n'izindi filime nyinshi cyane, The Message n'izindi mwagiye mubona. Abo bose ni abantu bari ku rutonde rw'uyu mwaka rw'abagiye gukora ubukwe. Rocky Kimomo aranugwanugwa mu bitangazamakuru nawe agarukwaho ku bijyanye n'ikora ry'ubukwe cyangwa se no gushaka umugore, aho ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu yatumiwe n'ikinyamakuru cyigenga gikorera ku rubuga rwa YouTube kizwi nka Isimbi. Isimbi rero ubwo Rocky Kirabiranya yatumirwaga ku Isimbi, yabajijwe ku kijyanye no gushaka, maze asubiza agira ati: njyewe ibyo mvuga muri filime bitandukanye n'ibyo nkora. Igihe cyose nzabona umukobwa nkunda numva uhuje n'umutima wanjye, nzashaka kandi muzabibona. Ibi rero byakuyeho ya mvugo ye yajyaga avuga muri filime yo gushuka abandi, cyane yuko nawe nyuma yaje gusaba imbabazi ndetse iyo mvugo areka no kuyikoresha mu bijyanye n'ibikorwa asanzwe akora byo gusobanura amafilime. Ibyo byose rero yabishyize hasi ahitamo kujya gushaka. Rero Nyagiso uyu nguyu, mu mbabarire gatoya mbere yuko tujya ku munsi w'ubukwe bwe, duhere uko byatangiye. Nyagiso yabaye umwe mu bakomediya bashimishije abantu batari bakeya, ndetse ubwo yatumirwaga na Butera Knowless mu ndirimbo yiwe, ngira ngo yayitwayemo neza cyane. Abantu benshi bakomeza kubona ubuhanga bwa Nyagiso. Yazamukiye kuri channel yitwa Afrimax TV. Iyi ni channel yakoraga ibiganiro hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda. Rero Nyagiso na Regis n'abandi benshi cyane bagiye bazamurwa no kuri iriya channel. Nyagiso yakoranye kandi na Shema Patino, aho bakoreraga kuri channel yitwa Gasuku Media, ari nayo yatangiye gushyira hanze ibijyanye n'impano z'aba bombi. Nuko bakomeza kuzamuka bagera ku kinyamakuru cya Afrimax, bakomeza kubona udufaranga dukeya. Nyuma bamaze kugenda bamenyekana, babona yuko bamaze kugira abakunzi batari bakeya. Shema Patino yakomeje kwiga amashuri yiwe ndetse anasoreza muri kaminuza, aho Nyagiso we ibyo kwiga yabiparitse maze akomeza kuzamuka mu ntera ya comedy. Nyuma y'igihe kitari kinini cyane, Nyagiso nibwo yafunguye channel ye ahita Nyagiso Comedy, hari mu mwaka w'ibihumbi 2022 na gatatu gutyo. Nubwo rero yatangiye kugenda akora comedy, ziramenyekana ziranakundwa n'abantu batari bakeya. Nyuma mu mwaka w'ibihumbi 2024 hari mu kwezi kwa gatatu, nibwo Nyagiso yatangiye gukora filime izwi nka The Hero. Yari filime y'uruhererekane ariko nayo ubona ko ari filime nziza. Yari yiteze ko iyi filime izamugezaho ibintu bya danje, ariko ni filime itaraje gukundwa n'abantu benshi cyane, aho byagezeho abantu barekeraho kuyireba no kuyikunda, nawe agenda aparika kuyikina maze akajya agenda asohora duke. Ni nyuma y'uko rero muri iyo The Hero ari naho yagiye yinjiriza udufaranga dukeya, maze utwo dufaranga bari two yegeranya n'utundi yari afite, maze ahitamo gukora ubukwe n'umukunzi wiwe. Nk'uko muri kubibona
ku mafoto. Ubukwe bwe bwitabiriwe n'abasitari bagiye batandukanye burimo Rock Kirabiranya, burimo Papa Sava, burimo Aisha, burimo abasitari benshi cyane nk'uko muri kugenda mubibona na Mitsutsu murabona ko yari ahari yari yabwitabiriye. Ntabwo twakibakirwa na Platini w'umuhanzi, ngira ngo muri kugenda bose mubabona ni bamwe mu basitari bagiye bitabira buno bukwe bw'uyu mugabo ukina komedi cyangwa se w'umunyarwenya uzwi nka Nyagiso. Icyo nakubwira cyo rero iyi minota n'aya masegonda asigaye niyo tugiye gushyiraho udukoryo twaranze ubukwe bwa Nyagiso.